Muraho neza, murasuzwa na Teacher Laura. Ndagarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ndifuza ko twaba dufite agakaramu n'agapapuro kugira ngo dusuzume mu masomo twize ubushize n'ayo tumaze iminsi twiga urugero tugezeho dufata. Nuvange nzansoma ikibazo ubanze usubize, numara gusubiza nkusobanurira impamvu usubije icyo gisubizo. Ushobora kuba ugikoze byaba byiza kurushaho, waba wanakishe ugasobanukirwa impamvu ukishe. Ntabwo nshaka kubikora nka disikuru cyangwa imbwirwaruhame, ndagira ngo tubikore tubihuza njye namwe. Nuvange ngo dutangiye n'ikibazo cya mbere rero, batubwiye ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura: a. Guhagarara kw'ibinyabiziga, b. aho abanyamaguru bambukira, c. guha ubushobozi ibinyabiziga, d. ibisubizo byose ni ukuri. Aha ndasubiramo, batubwiye ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura: a. guhagarara kw'ibinyabiziga, b. aho abanyamaguru bambukira, c. guha ubushobozi ibinyabiziga, d. ibisubizo byose ni ukuri. Nimusubize. Ubwo ikibazo cya mbere murasubizaho igisubizo cy'ukuri. Niba mwamaze kubikora, hano turavuga ko ari aho abanyamaguru bambukira. Nuvange ni hariya kuri zebra crossing cyangwa hariya ku nzira z'abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukira. Haba hari ibice by'umuhanda by'umweru bigiye biteganye cyangwa biri parallel n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri uriho mo hagati. Bigahita bisobanura aho abanyamaguru bambukira. Buri igisubizo ni b. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri, ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kunyuraho: a. ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, b. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, c. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kunyuraho: a. ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, b. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, c. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo turandikaho ikibazo cya kabiri, turebe igisubizo cy'ukuri, dusubize. Niba mubikoze, igisubizo hano ni ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Igisubizo ni a. Batubwira ko umuntu wese ushaka kunyuranaho agomba kureka ibinyabiziga byatangiye kumunyuraho bikabanza bikamunyuraho, akareba nanone niba n'uwo agiye kunyuraho nawe atatangiye kunyura ku wundi. Niyo mpamvu tubwira ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kunyuraho, wowe ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Buri igisubizo ni a. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo turebanye mu dukoreshwa: a. kwireba, b. kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, c. kureba abicaye inyuma, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nsubiyemo, batubwiye ngo turebanye mu dukoreshwa: a. kwireba, b. kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, c. kureba abicaye inyuma, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaze gusubiza, hano igisubizo ni ukugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Utureba nyuma bari kutubwira, ubwo igisubizo ni b. Utureba nyuma bari kutubwira ni retroviseur cyangwa ni side mirror, zira zidufasha kureba inyuma. Rero utureba nyuma dukoreshwa mu kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Buri igisubizo ni b. Noneho nkomeje n'ikibazo cya kane, ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze: a. ingaruka ku bindi binyabiziga, b. ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda,
c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda, d ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, batubwiye ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze. a ingaruka ku bindi binyabiziga, b ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda, d ibisubizo byose nibyo. Niba mwamaje gusubiza ku kibazo cya kane, igisubizo ni c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda. Ni ukuvuga ngo niba nari ngiye kwambukira hafi y'imodoka ihagaze, umuntu uba usanzwe mu muhanda ntabwo aba ndeba ko ngiye guturuka inyuma y'imodoka ihagaze. Ni kimwe no mu makorosi cyangwa mu ikoni. Impamvu tuba tutemerewe kuhambukira ni uko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda, aribyo biza gutera ingaruka ku bindi binyabiziga, aribyo bitera ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, ariko byose biba byatewe n'uko batigeze bababona. Buri gisubizo ni c. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? a gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga, b guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka, c kunanura amaboko harimo no gufunga amaso igihe gito, d kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ndasubiramo, batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? a gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga, b guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka, c kunanura amaboko harimo no gufunga amaso igihe gito, d kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Mwamaje gusubiza. Icya gatanu niba mwagisubije, hano ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Buri gisubizo ni b. Niba utangiye kugira ibitotsi, uzahagarara uruhuke, niba ngombwa uve no mu kinyabiziga ugendesha amaguru ugabanya ibitotsi nyine, bigufashe gusa nk'ukanguka. Ubwo rero ugomba guhagarara ukaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Buri gisubizo ni b. Noneho ikibazo cya gatandatu ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. a kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri, b kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi, c gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro, d kugenda mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso bigarura urumuri. Ndasubiramo, batubwiye ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. a kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri, b kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi, c gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro, d kugenda mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso bigarura urumuri. Hano rero mubanze musubize, ariko musubize icya gatandatu. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni b. Ni ugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ubundi amatara y'urugendo ariyo maremare mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibihu dukoresha amatara magufi n'amatara twita kamenabihu. Ariko imodoka nyinshi kubera ko zitagira ayo matara ya kamenabihu, uzagabanya umuvuduko hanyuma ukoresha amatara magufi. Buri gisubizo ni b. Umeje n'ikibazo cya karindwi ngo kunyuranaho mu ikoni, a biremewe, b ntibyemewe, c biremewe gukoranya ubwitonzi, d ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, ngo kunyuranaho mu ikoni, a biremewe, b ntibyemewe, c biremewe gukoranya ubwitonzi, d ibisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo ni ntibyemewe. Kunyuranaho mu makorosi kubera ko utabasha kureba neza muri metero nyinshi imbere yawe, icyo gihe kunyuranaho mu ikorosi ntibyemewe. Buri gisubizo ni b. Nkomeje n'ikibazo cya munani ngo utugarurarumuri turi mu ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa: a
umuhondo, B umutuku, C umweru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo utugarurarumuri turi mu ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa A n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero mubanze musubize, ariko niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni umweru. Utugarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Mu ndimi z'amahanga bashobora kubyita reflector. Ngenda murikaho urumuri kangarurira rwa rumuri nohereje. Rero utw'imbere twakabaye ari umweru, utw'inyuma tukaba umutuku, utwo mu mbavu tukaba umuhondo. None batubajije ngo utugarurarumuri turi mu ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa, kubera ko ari imbere ni umweru. Buri gisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya 9, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira: A imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi, B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, batubwiye ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira: A imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi, B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero mubanze musubize, niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A. Mwakibaza ati kubera iki B nayemeye? Tubujijwe guhagarara umwanya munini ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Ubwo ni ku marembo ya gare, ay'isoko, ay'ibitaro n'ahandi hantu hose uzihinjirira hakanahasohokerwa n'abantu benshi. Iyo ni A, niyo ndayemera. Ariko B batubwiye ngo ni mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Ahantu hari umurongo ucagaguye aba ari heza pe. Haba ari umuhanda urambuye ku buryo ureba muri metero nyinshi imbere yawe. Aho hantu rero ntabwo bakubuza ko wahagarara. Ahubwo tubujijwe guhagarara ni igihe haba ari umurongo udacagaguye, kubera ko bawushyira ahantu nko mu makorosi, ahantu habi. Niyo mpamvu rero dusubize ko ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Buri gisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 10, ngo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi bitagishobora kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo wewe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A imbere n'itara ry'umuhondo ritwara ibumoso, B inyuma n'itara ry'umutuku ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, batubwiye ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo wewe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A imbere n'itara ry'umuhondo ritwara ibumoso, B inyuma n'itara ry'umutuku ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza ku kibazo cya 10, mumbwire mbasobanurire. Ndakeka mwamaje gusubiza. Ni ukuvuga ngo iyo ari abantu bagendeye hamwe bafite gahunda imwe ibahuje, biragoye ko bagendesha amaguru bakagenda mu nzira z'abanyamaguru bagakwirwamo. Icyo gihe bafata igisate cy'iburyo bw'umuhanda bakagikoresha, uw'imbere mu bagenda imbere igihe bibaye nijoro bakigenda hahandi mu muhanda, uw'imbere muri bo agomba kuba afite itara ribagaragaza. Iryo tara rizaba ari itara ry'umweru ritwawe n'umuntu uri ku murongo w'imbere ibumoso hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Uw'inyuma akaba afite itara ry'umutuku
naryo ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Tubonye ko imbere ari umweru, inyuma bikaba umutuku. None hano batubwiye ngo imbere ni itara ry'umuhondo, ibi ntabwo ari byo, tubonye ko byakabaye ari umweru, bivuze ngo A ntabwo ariyo. Igisubizo rero ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Buri igisubizo ni B. Noneho dukomeje n'ikibazo cya 11, ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose; B, ahegereye inyamaswa zikurura; C, hafi y'amatungo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose; B, ahegereye inyamaswa zikurura; C, hafi y'amatungo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A. Ndabisobanura, hari ahantu hatatu tubujijwe kuvuza amahoni. Aha mbere ni nijoro, aha kabiri ni hafi y'ibitaro, aha gatatu ni mu nsisiro. Nituvuga mu nsisiro, wumva ahantu hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda, cyangwa se ku marembo y'ahantu hafite ibyapa biherekana. Muri make bishobora kuba ari ku isoko, kuri gare, ku bitaro, hahantu uzi nyine hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Aho hantu hose niho twita hehe? Mu nsisiro. Rero mu mwanya wa rya honi twari twabujijwe gukoresha, tuzakoresha icyo twita imburira zimurika. Kwa gutera umuntu amatara, uyazimya uyakura, uyacana uyazimya, icyo gihe nibyo biza gusimbura ihoni. Rero imburira zimurika ariko gutera umuntu amatara zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Buri igisubizo ni A. Dukomeje n'ikibazo cya 12, ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: A, santimetero 30; B, santimetero 20; C, santimetero 50; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: A, santimetero 30; B, santimetero 40; C, santimetero 50; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni D. Kubera ko uvuye hasi ku butaka ugera ahafunze itara rya mbere ku kinyabiziga ryakabaye rifunze muri santimetero 40. Ntizigere rifungwa munsi ya santimetero 40. Leta mfatiraho mvuge no hejuru cyane hashoboka, twafunga itara rya ndangambere na ndanganyuma, ntizigere rifungwa hejuru ya metero 1 na santimetero 90. Tubonye ko hasi cyane rero ari muri santimetero 40, niyo mpamvu twasubije ko igisubizo ari D. Mumeje n'ikibazo cya 13, ngo iki cyapa gisobanura iki? A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga; B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya; C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga; B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya; C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni B. Ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Kuko ngewe tugendera mu kuboko kw'iburyo, ngewe ubwo niba ndi iburyo ni uri muri ruriya mutuku ureba, ubwo abo turi guhura bari muri ruriya mukara. Niyo mpamvu tuvuga, kubera ko ari bwo bari butambuke mbere, rero turavuga ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Mutabyitiranya na C. C iravuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ho ni igihe ari ngewe waba uri butambuke imbere y'abandi. Ubwo rero niyo mpamvu twasubije B ivuga ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Buri igisubizo ni B. Ikibazo cya 14,
icyapa gisobanura iki? A, umuhanda urombereje w'ibice byinshi ibumoso. B, umuhanda uyobereje ibumoso. C, ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D, kata ibumoso gusa. Ndasubiramo ngo iki cyapa gisobanura iki? A, umuhanda urombereje w'ibice byinshi ibumoso. B, umuhanda uyobereje ibumoso. C, ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D, kata ibumoso gusa. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni D. Impamvu iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, bakacyita icyerekezo gitegetswe. Nidutegeka rero turavuga ngo ni kata ibumoso gusa. Kata ibumoso gusa turabisanga kuri D. Nkomeje n'ikibazo cya 15. Iki cyapa gisobanura iki? A, ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B, umuhanda udakomeza ibumoso. C, nta nkengero y'umuhanda yegutse ibumoso. D, birabujijwe gukata ibumoso. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A, ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B, umuhanda udakomeza ibumoso. C, nta nkengero y'umuhanda yegutse ibumoso. D, birabujijwe gukata ibumoso. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni D. Ni birabujijwe gukata ibumoso. Kuko iki cyapa kiri mu byapa bibuza. Ibyapa bibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire ari rwo ruziga. Umuzenguruko ukaba umutuku. Ubuso burimo imbere bukaba umweru. Ikirango kikaba umukara. Icyapa rero bacyita birabujijwe gukata ibumoso. Buri gisubizo ni D. Nkomeje n'ikibazo cya 16. Ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. A, biremewe munsi y'iki cyapa. B, birabujijwe imbere y'iki cyapa. C, birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. A, biremewe munsi y'iki cyapa. B, birabujijwe imbere y'iki cyapa. C, biremewe imbere y'iki cyapa. C, birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A, biremewe imbere y'iki cyapa. Impamvu yabyo rero, imodoka ntwaye ntabwo ari iri uri kureba hari imbere. Numva sinatwara imodoka ngo nanayireba inyuma plaque. Bivuze ngo iyo ntwaye njye nyirimo, nkaba ndeba iriya imbere yanjye. Uko ureba imbere yawe, wowe irebe nk'umuntu ufashe volant y'imodoka uri kureba iriya ikuri imbere. None rero batubwiye ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Nzagiparika munsi y'icyapa kugira ngo ntagonga iri yindi imbere. Buriya rero igisubizo ni A, biremewe munsi y'iki cyapa. Nkomeje n'ikibazo cya 17. Ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda moteri itaka vitensi idakora? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose ni byo. Ndasubiramo, ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda moteri itaka na vitensi idakora? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose ni byo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B, ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ngo ni bya bindi, ntabwo mbizi niba duhuje izo terime. Hari ababyita ngo ni ugutera indobo. Kwa gutwara ikinyabiziga kiri nta na vitensi n'imwe irimo, kiri muri puwemoro, ukaba wakijyana ahantu hamanuka ngo ni uko hamanuka nta vitensi, ukagenda kitaka. Bireba ibintu bishobora guteza ibibazo. Nk'urugero, nk'igihe feriza yaba igucikanye, nta bundi buryo bwo kwidefanda waba ufite. Ariko uramutse igucikanye wenda uri nk'ahantu hamanuka, ushobora kwifashisha vitensi ya mbere. Vitensi ya mbere wera nayo
ikora nka feri, ituma ikinyabiziga kigenda buhoro ku buryo ushobora kugikontorora igihe byaba bigushobokeye. None rero batubwiye ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda moteri itaka cyangwa fitensi idakora, tubonye ko ari igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba gifite ikindi kiri kugikurura, muri make icyo ngicyo kiri gukururwa cyagize ikibazo, icyo gihe bwo gishobora kugenda mu moteri yacyo itaka na fitensi idakora. Buri igisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya 18, batubwiye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A. Ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. C. Ni ibinyabiziga bidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. D. Ni ibinyabiziga bidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ndasubiramo ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A. Ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. C. Ni ibinyabiziga bidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. D. Ni ibinyabiziga bidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni B. Ndabisobanura. Ahangaha icyo bari kutubwira ni kilometeraje. Uriya rushinge tureberaho umuvuduko turi kugenderaho igihe turi mu kinyabiziga cyangwa turi ku kinyabiziga nko ku ipikipiki nayo irayigira, niko kerekana umuvuduko bari kuvuga. Ntabwo ari ibinyabiziga byose rero bikagira. Ibinyabiziga bikagira ni cya kindi watwara cyane kikaba cyarenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Buri igisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya 19, batubwiye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Ni amapikipiki. B. Ni velomoteri. C. Ni ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero wenda ntatinze noneho mwansubiza. Batubwiye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni B. Ibinyabiziga bigira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 20 ni velomoteri. Ubundi bavuga ko ibinyabiziga bigendeshwa na moteri byakabaye bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 100. Ibinyabiziga bifite umuvuduko udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ibyo bizagira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 50. Ihoni rya velomoteri nk'uko twabibonye ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Hano rero niyo mpamvu dusubije B. Dukomeje n'ikibazo cya 20, ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure dukurikira: A. 2, B. 3, C. 1, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo. Batubwiye ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure dukurikira: A. 2, B. 3, C. 1, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni C. Ndabizi abenshi mumusubije ibitari byo. Ni ukuvuga ngo kubera ko nesuwi garasi turaduhanagura amazi ku kinyabiziga byawe, ku kirahure cy'imbere, kuri parabolize y'imbere cyangwa inyuma. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe ku modoka hashobora kubaho 3, 2 tw'imbere na 1 k'inyuma. Ariko akabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo, ntibitume ugenda, nibura ni 1. Buri igisubizo ni C. Nakoze kubana natwe, mugerageze abatarakora subscribe mubikore, musharinge kuri bagenzi banyu, mukande like. Ikindi nkeneye commentaire zivuga ko mwisuzumye mukabibona, kugira ngo menye nabo ndi kwigisha urwego bari kugenda bageraho nuko twafatanya gutsinda ibizamini. Nakoze cyane, mwari kumwe na Teacher
isingizwe rora, mugire ibihe byiza. Gahunda n'ejo amasaha ya nimugoroba muzaba mubonye indi video. Murakoze cyane.